trust me. Ni hatari ahubwo twicarire hano hanze umva mumaze gukira ayo mafaranga mwayakuye he ku mugabo wanjye nta kintu atazankorera buri gihe niyo mpamvu nawe wamwihambiriye aho wagira ngo Kado mweko n'ingutiya Kado zana hano dutebe hano hanze dutebe tubiri umva uracyari oya ntabwo nari naca neza ubu muri iyi minsi ahubwo nibwo nzaba nkeye umugabo arimo arakwita wagira ngo yareye banki ese ubundi akora iki ngandebe gusa iki ngiki cyo ni ibiki cyambaye Ndase mabuja kubona umukandara wambara je nta wambara kereka umusirimuka muciwemo aho gato ukora hazasirimuka rya rero reka njye nkubwize ukuri gusirimuka kwawe ndabona bikugoye njye ntabwo nyigukeneye ahangaha gusirimuka kwawe ndabona bikugoye Ndase aho kuyambara irega yavuye rega mu cyaro cyanze kumuvamo kabisa usiku nteye jonye buriya rero none reka ngenge nkubwire ni ukuri ko Imana umaze kunanira mva imbere se genda uzana indi ntebe ngandebere yazirikishe n'ibiziriko ni umukandara washaje ni igiki uyu mukandara ni ubwenge n'ubwenge narakubwiye ngo jya ukaraba use neza dore twaje nta noze genda uzitere hariya hepfo wizitera ngo uje kuzineramo imbere se ndicara ahaganayo unaziteye gutya noneho ikigori igihe nuko Imana kimaze kunanira uzi ukuntu kinsitirese sinyishaka no kuba muri uru rugo ngareba tureba nabwo ayiteye ireba ikantaranga ubu utahanze niyo mpamvu bwate yaranserereje iki kintu wambaye iki kintu uhita ukivanamo iki kintu wambaye besire gusa si ukuntu kintera umujinya bebi sha meze neza ahantu nahashimye byatari akama kadasiteri amajaride uturanye n'abakire bagenzi bawe cyakora umugabo wawe nta kintu atamaze nta kugukorera kintu atamaze kunkorera aha nicara n'akayaga nkumva neza nkajya cata ubundi nyine nuko mutegereza gutera ibituma nuko nyine none si numva byandenze wabaye ugikingura ngiye twarimo tuza nkagira ngo tugiye kumanuka mu gihanda cy'igitaka nabonye kimanukamo hirya iriya ndabyitaka yambwiye ati sheri ntabwo ugomba gutahana udafite imodoka buriya duhuye mvuye kwiga ndi kwiga imodoka byiza cyane ndumva arimo gufata neza byahatari muri iyi minsi aranankunze noneho birenze ndabona mufitanye urukundo wagira ngo waramuroze usibye kiriya gikoresho cyonyine mfite aha nicyo kindembeje kandi kumubwira ngo mwirukane reka da ntabwo abishobora barakundana amwagikunda kubi kandi kigira ibintu by'ibigambo mbese ntiwamenya uzamwihanganiye nyine ugenda umuha disipurine azagenda buriya wamuhiye ndebera noneho nk'ukuntu tuba hano nk'aha naramubwiye ni gusirimuka wambare neza use neza byibura na bosi yamuhaye n'imyenda ariko se arayambara sha ntumboneye ko azirikishije niba ari ibishangara erega yavuye mu cyaro cyanze muntu nzanye nawe atari nawe byibura w'umushiti wanjye usanzwe ariko umuntu niyemeyeho nkamwiyaminiyeho ngo ino njye kwereka iwanjye n'iki tukahagera akakirwa n'umukozi wambaye ibirere none yambaye n'ibirere nabibonye harya yitwa ruhuruturu njyewe izina rye ryarangiye agahuruturwe n'iminsi nanjye kurifata narifashe hashize igihe kinini shamana yanjye we muri abasirimu agomba gusirimuka ariko rero hagati aho ikintu noneho nagushakiraga gikomeye ndashaka unsirimure
unyigisha ukuntu bajya guteresha ama make-up umva unjyane muri sari ibintu byanjye byarashaje utsukisha ibintu byiza unkoresha inzara sha nabonye ukuntu inzara zawe zisa zibona zirakeye bana yaye nese ko wasizeho amaverine atandukanye byose nakubwira gusa ndashaka kugusirimura nawe tukajya rero nanjye nabibwiye sheri ndambwira sheri ntabwo ngomba gutaha mu nzu meze gutya ntari umusirimu ntazi kwishyiraho amakiyaje nk'ay'abandi ntazi gukoresha inzara nk'abandi nibyo kabisa agomba kubigukorera yose no kujya nambara utuntu tw'udupantaro nyine ibintu by'ibitenge nkajya mbyambara gakeya nanjye nkisirimuka siwumva se ahubwo za gahunda tuzazigeraho sha tuzazigeraho umuntu wagutuje ahantu buriya byahatari umuntu wagutuje ahantu ntabwo yabura kuguteresha make-up ni amafaranga make n'undi no mu kamodoka kanjye nitwaye urumva bizaba noneho hari ubu ndi kwiga nshyizeho ingoga sha imodoka mugomba kuziyiga njyewe imodoka sibizi ko nyitwara sibizi wese ko wagezeyo ushawe ko wagezeyo nakwishima sinakubwiye se byose ni ukubera amafaranga shere ni ukubera amafaranga kandi umenye ko bagusizeho none biba bishashagirana shamfa nawe ntukagise ko wa mukozi wawe urimo umuturage utazasebya twagiye nk'ahantu mu kirori runaka amashuri yanjye ntabwo ndi umuturage ku buryo utazi make-up se nyine make-up ndabyumva ariko nuko nabonaga ibintu biri gushashagirana iyi bayita mascara mascara none se ubwo ngubwo dusohotse ryari nzakubwira mba ndimo nikanga ngo ndebe ko wa muzungu atampamagara yanga yampamagara agasanga ndi mu bintu byinshi cyane nkaba bize nkabura ukuntu nakwongera nibaza ukuntu nakwicarana n'umuzungu kandi singiye kugucangira umuti sinakubwiye ati ndashaka kuremera umuzungu nshaka kwitonda ni ukuri nshaka kwitonda nkabohora umugabo wanjye sinshaka kumutesha umutwe ndumva n'akanyota kandi tukwakiriza iki se sha twanagumye mu bugambo ndibagirwa twakiriza iki hari juice ya pomme y'amatunda byose birahari hari amata ibyo byose birimo amasukari kandi ibintu by'amasukari muri iyi minsi ndi kwinywera ka tivesi ndashaka amazi niyo numva nshaka warayinyweye ibiyoga reka muri iyi minsi ntabwo ndi kuzikora kado kararame wenyine vayo hano barancuza shara gucumuza byo rero zana amazi yo kunywa nijaga n'ikirahure umukozi arancibe cyakora arancibe cyangwa urebe muri frigo aransetsa hari umunsi nigeze kuza arandakaza numva ngiye nanakijomba inshinge ndumva muri iyi minsi nshaka ndebera none ubu se ubu nagutumye ngiye ko nagutumye ikirahuri nkagutuma n'amazi mu ijaga nakubwiye ngo uzane ibinika n'ijaga nyine nkawe buno ugiye kunywa amazi wayasukamo gute aka kari ak'icyayi n'ak'amazi ariko umaze kwigira iki nari nakubwiye ngo n'ibyo bintu bihuburemo bivanemo wambaye kugera isaha umva ni ukuri maje gusara uzi ko ngiye maje gusara neza bimaze kumbi ntabwo uri muzima busura umuntu muzima ubundi ibisazi ufite ubu ngubu noneho bimaze kuranira gusa njye noneho ndaguhaze wangegera wumva imbere ndabwira boss cucu gusa ubwira boss se nisiko yarakuneye yarakubyaye bakubwiye ko hari umwana afite ahanga afatwa mungu ntago ari muzima wese nta buzima afite abena mungu w'ikigoryi we yatashirira amaze kunsaza ngana nawe tekereza ntabwo namutunga iwanjye nazamurishirira nkorera bibaho reka simbonye afite n'imwembwe niba ari imwembwe gusa se kari ikintu cy'ikigabo nge namuhazira ijoro cyangwa barakiroze n'igisazi mutakiza ntago iri joro ari bundarira ahangaha niba umubwiye kumesa ngo fata imyenda uyifure iyi ngiyi uyibanze mu mazi ko isa umweru abanzamo amakoboyi none aramubajije naramajije kado ko wafashe ikoboyi ziri kuvamo n'irangi ukazifura ngo yagira ngo amazi ahindura ibara ndetse amazi ajya ahindura ibara wagicucuwe mbego jorishiwe shano kwihangana urihangana maze kurambirwa sorry kabisa aba yakurakaje ndabibona umva maze kurambirwa wagira ngo ni umwana uri kwiga kugenda ukubagana shapore kabisa sorry maze kurambirwa pe mwihangane oya ntago nasheriye kumuhamagara kano kanya uze gutanga raporo nyine buriya
oya natamwirukana njye ahubwo noneho ndashaka aho mba ngiye kuruhukira none ibyo bivuyemo ahubwo nagiye kukwereka sinsi pe nibwirira ndashaka kuzaguha pasi tugasohoka umugabo ukamwibeta ariho uriya mugabo nabonye ameze nk'ufite igitsuri nabonye ameze nk'ufite amahane ngiye nubwo haba ari mu isoko ambwira ngo reka nze mpagusange nkunyureho nzakwereka ukuntu tuzabigenza ngiye mbanze amajeste menshi cyane sinakubwiye ukuntu nsiranye n'abanyamahanga banyigishije imico itandukanye tuzasohoka nitumara gusohoka umupira ati sheri ugiye mu isoko n'umubwira ko ugiye mu isoko arampamagara akambwira sheri reka ngusange uzamubwira ko umuriro wasize mu rugo wabuze nurangiza ugeze mu isoko umubwire ko telefone izimye umubwire ati turimo turavugana igiye kuzimya igeze kuri 0 duhite tuyikura tujye Gisenyi ba nituva Gisenyi nzahita nk'upangira ahandi hantu tuzajya usibye se usambwe ko ushaka kujya Dubai danza ariko kugerayo kabisa dore cya kigabo nakubwiraga cy'ikinyakenya ahantu utaniririye na selfie n'ukuntu mbona phone yawe ifotorana neza viraremo wagiye kuyifunguza cyakora niravuga ati nutanzania telefone ihenze sana utabona ndyamanye na Diamond harimo amafoto turyamanye ya mu buriri se tuba twisanzuye sha akorana nawe jye mbubara ntukazajya unsetse nukuri kwimana umusigaho unsetsa byatari nkasigara nkutekerezaho nkwibazaho birenze ugomba kuzara tugasukana tukaryana live Sheri turamaze kumenya akazi utese kandi yatetse udufiriti neza ijoro aho ikibazo ni iki buriya rero noneho nuko utabizi buriya aba yayitetse agateka jabura ateka akora no mu ateka akora no mu biro buriya nabonaga akazi iyo ntajyanye isorori ngo mbanze nkureho ibiryo byawe mbere mba mbizi ko ibiryo byose arabije abata akabikoramo uwo ni umukozi wowe none ushaka undi mukozi nyine wowe uzanira undi mukozi cyangwa umukire wawe tukihorere byose uzareba kandi uzamujyane muri biro aho ukorera agererwa yicaye imbere ya hasi arakunaniye ariko nari mwize cyane none rero twaje ahantu heza banakuze muri paradizo ntacyo nazakorera kubera ko niyo nzobe yawe iracana igacana hose niyo mpamvu nawe ushakira kadasiteri yahugura ndi no kwiga neza biri kugenda ejo narakoze mbona ndi gutwara kenshi ntabyo wize ugonga uri kugenda neza ngiye gutumiza n'imodoka dukoresha kuzaye kubitagwime nawe ko zawe n'iyawe uzagira ikibazo byose kubera imana none ushaka undi mukozi njyewe cyenda cyanga byatari cyamuhetse ndacyanga noneho nzigendere mabusha wowe kucyujira udakomanze none se nkomanga hasi none sano ni mu nzu ako bose kumanga turi ko bikunda se n'ibasi gusa bitavuze wapi ako bose birandakwemera ariko nawe mengo uri umukomedi nk'aba bandi tujya kumva batwemeza byatari ko cyabaye n'urutwe ruri gusa ariko ni rwiza urimo oya bose ahubwo ngiye abantu ukuntu aba yihurije sheri ahubwo bose bwana ureba umuntu uzi ko mba ndi kuganira nawe agahita aza yipitisha wipitisha nkanda ahangaha niyo ndi kuganira n'umugabo wanjye gasopo kandi n'ikindi gihe n'undi munsi nubona ndi kuganira n'umugabo wanjye sinzongere kukubona ucaracara ucishaho n'utwo turenge twawe turi kumvikana n'undi munsi n'ikindi gihe mbese none se ko nanjye gushimira bose cy'uhora umbera umutwaro uhora umbera ikibazo ubundi wazamvuye mu maso ariko bose reka urana uzingeze hano narebaga hano hasi nyine nk'ahantu h'agatangaza ahandi byarataye ubundi nareba uno muzu nyine uretse ubwo twabagamo ujya n'ubwo ari mwiza ariko uyu ni televiziyo none ariko ndi muri televiziyo mw'imbere nkajya mukeza nyine nizunguza nyine ngira gutya ubundi ari ikigoryi mva imbere genda vanga w'amahembe ubundi wajya ugishorera ukakijyana ahubwo umuhutu rero buriya birasigaye bikora neza oya shiri nawe kubikora neza ese ubushize bamwe ko yambaye nabi ahubwo nawe yambaye neza oya nyine yambaye neza tubyihore nta kibazo wonzanira umukozi ushaka undi mukozi nta kindi kibazo sheri humura reka njye kumuza amadolari hano hafi sibyo niba utajya kumukuzanira sawa rero usigaye neza ucugurwa neza nta muruture wawe
kiriya gikozi noneho mana kiranzengereje mu mutwe ewe ngo nirinze stress noneho stress igiye kunyica kandi sinkunda stress kweli mana we muhuru tureho gahurutuka mu giti we vaya hano vaya hano wa mushenzi we vaya hano okava huruhu mana we ubundi ndashaka kubaza amagambo makeya pfukama daboro hasi sinkajye mvuga wowe umpagaze hejuru ndeba mu bwonko sinkajye mvuga umpagaze hejuru undeba mu bwonko ubundi sobuja yakuzanye ahangaha mwavuganye iki yarambwiye ngo nzaze nyine mu rugo muhuriye hehe yakubwiraga ko akazi agiye kuguha ari akahe nyine yambwiye gukubura no guteka rimwe na rimwe no kumesa niwe ukorera se cyangwa ahubwo wowe ukora ibyawe niwe ukorera cyangwa ahubwo ukora ibyawe wamushenze niwe ukorera si wowe wanzanye se bose yanzanye ngo nzajye riba ndi pfukama hasi niba utari uzi Kigali rero sasa uraza kuhamenya i Kigali ntabwo bakina turi kumvikana nta mikino n'imicezo iba hano i Kigali nzi ko Kigali ari mu mahoro amahoro ya he wiyizishwe n'ibisengeri bidafututse bidashinga bitatse wowe uza kunesha umutwe untera stress impano ubundi ahangaha ko wihambiriye hano nakubwiye ngo chini ya urinzi sinkajye mvuga umpagaze hejuru turi kumvikana nta n'umuntu ngiye ujya umpagarara hejuru ni segonda unabimenye noneho ubu mfite uburakari kandi biri seriye uri kunyumva neza ntabwo ari ibintu byo gusitasita biri aho ngapfuka amashyira amavi hasi nyabona nta soni noneho ngahamagara sobuja fata telefone uhamagare sobuja we waje kuntera stress ahangaha iwanjye waje kunanira nicyo kintu cyakuzanye ahangaha iwanjye kirakuzana kirahangaha iwanjye ku buryo ugomba kumpindura gutya uyu munsi utahe baranzanira undi mukozi sinkigukeneye ahangaha uri kunyumva byose wabishyize muri aya matwi yawe aya ngaya